Amahoro y'Imana kuri wogiye kubana natwe muri uyu mwanya. Urabona ko kuri kamera twazanye abatumirwa batandukanye. Ni ko pura kumurakewa. Urameze neza? Ufite ubwiza bw'Imana. Ndashimira Imana. Ndabona Imana iturinze. Nizere ko nawe umeze neza uherereye. Hanyuma murabona ko ari abantu batandukanye. Ndahera hari uburyo babibwira ikaze. Ndukwa Kalisa Ferdinand. Mani go mugisha turakwakiriye nawe. Yitwa Imana Letitia turakwakiriye ikaze. Nakoze nitwa Kandesenga Jean. Mani go mugisha ikaze nawe. Murakoze ni Habimana Marcel. Uyu nguyu wenda mwibikiye unyegere murabona ko yambaye bitandukanye natwe urabona ko atubutsemo wowe mureba fora ninde tutazi ikabibwira. Murakoze cyane. Ni Pastor Shimima Jean Baptiste Yesu duhanye umugisha mwinshi. Nitwa Ndahaye Innocent birumvikana evangeliste. Hanyuma urumva ko twagize umugisha turi kumwe n'umushumba hagati yacu. Urumva ko tukuzaniye uyu munsi ntago bisanzwe. Ntujye kure yacu niba uri hafi kumanga gatoya tuze kureba ikiza kuva muri iyi couple. Imana bambere umugisha. Reka dushime Imana hanyuma twinjire muri topic y'uyu munsi. Ikaze udukurikiye. Turagushimira Mwami Imana y'amahoro. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Uko bwije nuko bukiye twereka imbabazi n'urukundo rwawe. Warinze buri umwe wese ari abari mu kazi ari abakavuyemo ari abaryamye. Buri muntu wese aherereye yabonye imbabazi zawe. Natwe ubwacu turagushimira. Hanyuma tugwaye ikaze na karibu mwuka wera ngo nubane natwe muri byo tugiye gukora byose. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Uyu munsi rero twazanye topic idasanzwe. Ikaze kuri wowe uje none ahangaha ndagukumbuje tuzanye topic idasanzwe. Turifashisha igitabo cya Hose ibice bitandatu umurongo n'uwa mbere. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Nifite Bibiliya nawe warambura biremewe. Ni muze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Tuzanye rero topic ivuga ngo mbese koko ibikomere bibaho. Ese koko ibikomere bibaho? Reka nkwibarize nawe nkurikiye. Ewe hari ibyo ugira, hari ibyo ufite. Niba ufite turaza kujya muri comment. Turaza kuvugana mu kanya. Hanyuma ndahera ahangaha. Nawe ugira ibikomere? Yego. Iyo uciye hirya no hino umva navuga ngo ufite ibikomere byanjye ngo ndeka nawe urabigira. Yego twese duhura n'ibikomere. Ahubwo icyo tutazi ni ugutandukanya ibyo bikomere byavuye. Hano gumugisha. Ndajya kuri mushiki wanjye. Iyo uganire n'abantu kumva yaba muri bisi yaba mu rusengero mu makorari hano mu basenga n'abadasenga buri wese abakubwira ngo ndeka ibyanjye ndabizi ngo narakomeretse. Ubundi buriya koko bibaho. Yego murakoze cyane. Ibikomere bibaho. Kandi bigiye binatandukanye. Bifite n'amoko cyangwa ibyiciro. Hari ibikomere biterwa n'umuryango biturukamo cyangwa wavukiyemo. Hakaba n'ibikomere ubwe wakwizanira se. Kandi hakaba n'ibikomere bituruka ku bandi. Uruhande rwa ndaho na mushiki wanjye nekereza ko ukuntu asa nta bikomere afite. Hari ibyo wahuye nabyo. Ikaze. Murakoze cyane. Ibikomere buri muntu wese aba abifite. Uretse ko ibikomere biba bitandukanye buri muntu wese aba afite icyo gikomere. Uwacu yaravuze ngo ntagenda kagasimu kabaho gutyo. Niba uri mu etaje nawe ugenda mu modoka ibaze gute ntagenda kagasimu kabaho. Buri muntu wese aba afite ibikomere. Murakoze. Ndagaruka ko mwene data Bibiliya ivuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Ko Imana yibwira kutugirira ibyiza ibikomere ubona bivayo. Murakoze cyane. Ibikomere ntabwo byabura kuko tukiri muri iyi si kandi Imana yibwira kutugirira ibyiza gusa hanyuma ibikomere byo bivayo. Ijambo ryavuze ngo tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo ibikomere byabura kuko turimo turarwana n'umwanzi Satani. Imana itugambirira ibyiza ariko Satani we akatugambirira ibibi ndetse akanabitugabaho bikatugeraho. Ndagaruka hariya mbere yuko ngaruka ku mushumba. Ibikomere byose ni Satani ubizana. Murakoze. Njyewe uko mbyumva ibikomere duhura nabyo akenshi bishobora kuba ari ibihano Imana iba yaduhanye kuko iravuga ngo mbaye nkusize nzakugarukaho. Sinzi sindasobanukirwa neza icyo bivuga ariko igusize n'ubundi ufata cyagiye mu ntambara. Rero kuba utarimo gusana n'Imana cyane ishobora kuguhana kubw'ibyaha byawe. Ibyo ni igikomere yenda simvuze icyo ariko ushobora kukiguteza kugira ngo ukebuke. Ndagaruka kukwegere ibikomere nawe uremeranya n'uwo ko ari ingaruka z'ibyo umuntu aba yakoze cyangwa ibikomere bishoboka kuza mu bundi buryo nta n'ikibi wakoze. Murakoze cyane. Ibikomere bishobora kuza mu buryo butandukanye
kandi nta n'icyo wakoze cyangwa se bikaza kubw'ibihano kubw'ingaruka z'ibyaha wakoze urugero icyambere nk'ibikomere bamwe bagira by'imiryango cyangwa bavukamo imiryango nyine tuvukamo hari abagira ibikomere by'iyo miryango aribyo twita za karande n'ibiki bikagenda bikuruka kuri uwo muntu. Ngo karande niyo bikomere sera? Oya, nagira ngo mubwire ko ibikomere bituruka ahantu hatandukanye ariko cyane cyane bigaturuka nko ku miryango yacu tuvukamo cyangwa se ibikomere bikaza mu gihe hari inzira twagiyemo zidatunganye bigahinduka nk'ibihano ku ruhande rwacu. Imana iguhe umugisha. Shantine, abantu bose bagira ibikomere cyangwa bigira ba nyirabyo, bigira abo ni bamwe muri bo cyane bose? Murakoze cyane, buri muntu wese agira ibikomere, buri muntu wese, ku buryo wiza n'utarize bose baba bafite ibikomere. buri muntu wese ubwo wubatse n'utarubaka bose baba bafite ibikomere. Reka tubyemere gutyo, wowe dukurikira urabyumva ute? Uraza kujya muri comment utubwire wowe urabyumva gute, abantu bose bagira ibikomere? Yego murakoze cyane. Umuntu ugira muri etage yagira igikomere ate? Umuntu ufite imodoka yagira igikomere ate? Umuntu wize ufite akazi yagira igikomere gute? Murakoze cyane. Umuntu wese agira igikomere ariko mu rwego rwiwe. Mfite etage, mfite igikomere kijyanye n'iri etage mbamo. Kuko uri ufite etage igikomere afite ntabwo ari cyo ngewe uba mu nzu ya 15 buri kwezi ndetse nkanabibura. Ibikomere bigenda bigira etape bitewe n'urwego nawe urimo. Buri muntu wese agira ibikomere bitewe n'urwego arimo. Noneho nagaruka kuri Mushumba natekereza ko tugiye gusobanukirwa kurushaho. Barimo batubwira ngo ibikomere bigira abantu bose, ariko se ibikomere ubundi biba mu byiciro bingahe urebye? Mu mboni yawe ubona biba mu byiciro bingahe? Bituruka he? Bigira abantu? Ibikomere ntabwo ndi bufate mu mvuga ngo ni ibyiciro byinshi, ahubwo nabifata nko mu byiciro bibiri. Kubera ko hari ibikomere bishobora guturuka ku Mana akaba byava kwa Satani. Iyo byavuye kwa Satani ni umuntu abigizemo uruhare, ariko Imana ishobora kubyemera ko nawe uhura n'ibikomere. Iyo tugiye mu gitabo cyo kubara 23 tuhasanga ubuhere ku murongo wa 17 ukajya ku 19-21 tuhasanga inkuru z'abagabo babiri, Baraki na Baramu. Umwe abwira umwe mugendo umwumvumire bumvumire buriya bwoko. Mu by'ukuri yarateje igikomere cyo kuvuma abantu ntacyo bakoze, ariko dusanga ya Mana noneho ibasha gutanga umugisha. Kuko byagize ngo Imana si umuntu ngo ibeshye 19 dore nategetse kubahesha umugisha nayo yawahaye nge sinibasha kumukura. Muri hano Satani yateje igikomere ku bwoko bwa Isirayeli. Hano tuzasobanura turebe ubwoko bwa Isirayeli n'ubuhe mu gihe cya none. Kuko abantu bazi ko ubwoko bwa Isirayeli ari abantu bari mu gihugu cya Isirayeli. Ariko ngiko mbizi nuko nzi ko umuntu wamaze gukizwa no gukiranuka nta gakira umunyamahanga, ahubwo yabaye umwe n'ubwo bwoko bitiranye. Ese ashimwe cyane rero. Hanyuma hano hantu rero harimo ibikomere bishobora kuva ku Mana n'ibitezwa n'umwanzi Satani. Ndetse nakongera n'icya gatatu n'ibyo umuntu yikururira. Nakoze cyane nawe uje nawe dukurikiye turi ku ijambo riri kwibazwa cyangwa se turi kwibaza topic ibaza ngo mbese ibikomere koko bibaho, ese bituruka he, bigira abandi? Ndagaruka kuri mwene data ku ruhande hariya. Birashoboka ko umuntu yagira ibikomere asenga cyangwa ibikomere bigira abadasenga? Yego murakoze. Birashoboka ko umuntu agira ibikomere asenga. Ndaguha urugero. Kuba usenga ntabwo bivuze ko utakora kandi kazi. Ubwo ni urugero rumwe. Ngo ngo urasenga gusa ngo bizagutunga. Ni nkuko kuba usenga bitakubuza gukomereka. Ushobora no gukomerekera mu nzu yayo, ushobora kugenda nkabwiriza nkabona umuntu asohotse mvuga ni urugero ndimo ndatanga, ariko kiba ari igikomere kuri wa muntu babuze kandi yakomerekeye he mu nzu y'Imana. Azi ko yaje gukora ibyiza, ariko utabyishimiye yamubuza bavuga ngo ni ukuteza umuntu abantu. Icyo gihe avagawe akomeretse. Murakoze. Ndagaruka kuri mushiki wanjye gato ubwo Mushumba araza kudusubiza afite uko ari bubyumva ari budusobanurire. Tumaze kubona ko umuntu ashobora kugira ibikomere kandi asenga, kandi uganiriye n'abana benshi usanga baraje gusenga kubwo kuza kugira ngo bareke ko bakira ibyo bikomere. Niba umuntu aje gusenga avuga ngo areke ko yakira ibikomere, ahubwo ugasanga
afite ibikomere aba no mu rusengero buriya biba byatewe n'iki? Ni Imana idashobora gukuraho ibikomere cyane ikibazo cy'imisengere mike y'uwo muntu biba byatewe n'iki? murakoze cyane ko umuntu yagira ibikomere kandi ahora mu nzu y'Imana kandi asenga anakiranuka yewe ntabwo ari uko abadasenga ahubwo ubona ko ikiba ari igihe kitaragera cyo komorwa ibyo bikomere isaha bitaragera yo komorwa ibyo bikomere uretse ko rimwe na rimwe habamo gucika intege hakabura muri we kwihangana kuko hari ijambo ritubwira ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza kuko namara kwemerwa azambika rya kwambaye ry'ubugingo mu gihe rero wihanganye ibyo bikugerageza cyangwa wihanganye ibyo bikomere igihe kiragera ukomerwa ibyo bikomere. Ndagaruka kuri mushiki wanjye gukurikiye bigeze kuvuga haruguru bavuga ngo hari ibikomere ngo waterwa n'umuryango ubwo ibyo bikomere byaba ari nk'ibi umuryango wagutera. Murakoze ibyo koko ibikomere birahari ushobora kuvukira mu muryango abadukurikiye bakumve neza ushobora kuvukira mu muryango ukavuka ukisanga nta papa wawe ufite cyangwa mama wawe cyangwa se bose ntabo. Icyo nacyo ni igikomere. Yego ushobora kuvuka utazi papa na mama cyangwa abavandimwe ukisanga aho ngaho nyine icyo gikomere ukagikuriramo ugikuriramo. Rero ibyo byose ni ibikomere bya buri muntu. Murakoze cyane. Mwene data mu gihe wisanze mu gikomere nk'icyo ngicyo urumvikana nta ruhare wabigizemo. Iyo bisanze bimeze uko icyo gihe uvuga ko ari Satani wabiteye cyangwa Imana yabiteye? Murakoze cyane. Iyo wisanze mu gikomere nk'icyo ngicyo usanze nta babyeyi cyangwa nta bavandimwe icyo gihe urubanza rushyira kuri Satani cyangwa rushyira ku Mana? Icyo gihe urubanza ni Imana ibibizi. Murakoze cyane. Kandi turi ku ijambo rivuga ngo ninjye nabakomerekeje mu byibuke Hosea 6:1 niho twasomye ninjye wabakomerekeje kandi nanjye uzabomora. Birumvikana ko nta ruhare babigizemo byisanzemo ariko kandi Imana yari bizi ko nta kiba itakizi. Katugaruke kuri mushumba. Mu gihe umuntu asanze afite ibikomere bingana bityo wenda byuko nta muryango noneho akaza avuga ateka njyaho abandi bari mu rusengero wenda ndiko nzabonayo mu muryango mbone inshuti yahagera noneho akahasanga ibindi bikomere nanone uyu muntu yakora iki? Murakoze cyane. Ko ashobora kuza ashaka urukundo atabonye mu muryango yahagera ntabona barumo bene uyu muntu yafashwa. Murakoze cyane. Ndagira ngo basobanure kano kantu cyangwa kino kintu. Hari abantu benshi cyangwa se natwe n'abazadukurikira bibwira ko mu rusengero nta bikomere bihaba. Bakongera ko mu rusengero harimo abakristo gusa. Oya, mu rusengero rwakira bose. Rwakira abasambanyi kugira ngo bahinduke, rwakwakira abicanyi kugira ngo bahinduke, rwakira abarozi kugira ngo bahinduke, ariko siko bose bahinduka. Hari n'abagenti intumwa za Satani zishobora kuza guterana n'abana b'Imana kugira ngo zirebe abo zizagusha. Rero ntabwo ndi bwemere ku by'umuvandimwe yavuze kavuga ati nshobora kujya mu rusengero nkumva amagambo nkakomereka. Nawe ndabanza musubize n'abandi bazabyumve. Kujya mu kuvugwaho uzavugwa. Bazakuvuga mu rusengero, bazakuvuga wahaze, bazakuvuga ushonje, bazakuvuga wambaye, bazakuvuga utanambaye uko bashaka. Ariko ikiza kirimo nuko bakuvugira mu ntoryi, abandi bakavukira mu rusenda, abandi mu nyanya, abandi bakavugira mu nyanya, abandi mu bufu, bakuvugira mu bufu, bakavugira muri dodo. Ntabwo kuvugwa bikwiye kuba igikomere, ahubwo bikwiye kuba bitwigisha. Yego, kuko twaramaze kumenya Imana, ntabwo kukuvuga bakwiye kukuvuga kuko Yesu yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo niyabangenje batya namwe bazabibakora. Yesu ndashimwe cyane. Hanyuma turebe ahubwo ese umuntu yakira ibikomere gute? Kandi gusoma ijambo ry'Imana, mushiki wacu nadufashe gusoma cyangwa nanjye ndimhagira nsome. Turasoma igitabo Amaganya ya Yeremiya ibice byaho 3:32 kujya 34. Reka nsome nahageze ngo tarahagira. Naho yabaza umuntu ariko izamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi
zingana. byumvikane ko Imana nayo ubwayo yakubabaza. Yego. Yobu yegeze bimubaho Yego. nta cyaha. Yego. ari n'umukiranutsi. Yego. ariko Imana yemera ko bimugeraho. Yego. ahura n'ibikomere byo kubura abana n'amatungo. Yego. Imana ari ibiri inyuma. Ndagushyira rindi jambo. bivuze ngo hari ibikomere Imana nayo ubwayo yaguteye. Yego, ariko ikabasha no kubyomora. Iyo tugiye mu byakozwe mu 12 dusanga umuntu avugiraga Imana yitwa Petero yaje gufatwa ajugunywa mu nzu y'imbohe. Byumvikana Herode, byumvikane kandi awe n'igikomere kandi yakoraga Imana. Yesu ashimwe cyane. kandi Imana ibizi bireba. Irabireba. Ariko ngabitoro bagira umwete wo gusenga. Bagize umwete wo gusenga, Imana iri mu ijuru ifata umwanzuro. Yoheza marayika w'Imana aza gukingura inzugi z'iki za gereza. Petero arasohoka. Muri make Imana yateje icyatumye aba agira ahura n'igikomere, ariko ni nayo itanze igisubizo kimukura muri bya bikomere. Niba rero twaramaze kumenya Imana, twe kugira ubwoba bwo kuvuga ngo Satani washaka ninde, ni umuntu amaze kumenya Imana. Hanyuma uyu muntu amaze kumenya Imana rero azamutsindisha ijambo rimwe ryonyine ryitwa kwizera, gusenga no gukiranuka, nta bindi. Dusome 3:3. Kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Ntanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda, ahubwo yifuza guhora abaha umunezero, kubaha n'ibyishimo. 3. Umwami ntakunda ko banyukanyukira imbohe zose zo mu isi. Ntagakunda kuba yabonye imbohe. Umuntu arababaye kubaho ntagaruka kujya muri gereza gusa. Hari abantu babashwe n'ibicumuro, hari abantu ugasanga umuntu yicaye ku kabya k'uburozi y'umuntu araboshwe, ugasanga umuntu yicaye hehe. Ariko ntabwo Umwami Imana akunda ko babohwa n'isi, ahubwo yishimira kubohora umuntu. Niyo yadukomerekeje kandi nayo izatwomora. Yesu nashimwe cyane, kuko muri twese ntawe yiza ku isi. Icyo dushinzwe n'iki rero ni ukumukurikira kugira ngo agire gute asohoze inama yo ku buzima bwacu. Abasha gukiza bya bikomere iyo twamuhanze amaso, nk'uko umuntu yavuze ngo ujye umuhanga amaso ajya arinda ku manywa na nijoro. Murakoze cyane. Nawe dukurikiye, Imana iguha umugisha. Nizere ko nta bikomere ufite kandi niba unabifite humura. Twaje aha ngaha kuganira kugira ngo twungurane inama kandi turebe igisubizo ni iki umuntu yakora kugira ngo akire ibyo bikomere. Bibutse ko mu ijuru hari Imana. Ndagaruka kuri mushiki wanjye yari ku ruhande. Twamaze kubona ko hari ibikomere umuntu ashobora kwitera, hari ibyo Imana yatera, hari n'ibyo Satani yatera. Hanyuma mu gihe ubonye ko ibikomere urimo ari byo Satani yaguteje cyangwa se ari ibyo witeye, wakora iki icyo gihe? Murakoze cyane. Mu gihe ubona ko ibikomere uri guhura nabyo ari ibyo Satani yaguteje se cyangwa ari ibyo wikuye ku giti cyawe, icyo wakora ni ugusenga ukizera Imana. Urugero uvuze umuntu none ibyo wavuze birakugarukiye, urababaye kandi icyo gihe si byo witeye se ubwo? Icyo gihe umuntu yakora iki noneho mu gihe ahuye n'ibikomere ari we yabyiteye? Icyo gihe iyo uhuye n'igikomere ari we wacyiteye, icyo ukora ni ukugaruka mu nzira. Ese uyu muntu akeneye amasengesho yo gusengerwa n'abandi cyangwa ahubwo ubwe nyir'ubwite niwe uzi aho byapfiriye? Nyir'ubwite niwe uzi ahantu bipfira, niwe ugomba kwigarura mu nzira. Kugira ngo yomorwe icyo gikomere ni nawe muti, yumvikane gutyo. Yego, umuti uri muri we agomba kwishaka. Muri iyi minsi nganira n'abantu benshi batandukanye, kumva ko bwatumvagiye bikomere ndumva bingeze aha ngaha, nikoreye by'abashumba, nikoreye by'abahanuzi, nikoreye by'abaririmbyi. Noneho kwibaza, ese koko yaje ahunga ibikomere, aje afite ibindi bintu ashaka? Ese koko ibyo yita ibikomere we ntabo yakomerekeje? Ese ubundi ibikomere bigaragara gute? Reka mbaze mushiki wanjye uriyo haruguru. Murakoze cyane. Ibyo abantu bita ibikomere wowe ubona ari byo? Ngo yamvuze, ngo yansebeje, ibyo ni byo bikomere? Ngewe rero uko mbyumva, abadukurikiye muze kudutara muri komenti duhurireyo. Igikomere uko nyumva, ko umuntu amvuga ntabwo bishobora kumbera igikomere. Kuba kandi nanjye navuga umuntu ntabwo bigombye kukubera igikomere, ahubwo igikomere ni iki? Igikomere ni igikomere wisanzemo. Inyuma aho twavuye twabonye ko igikomere ushobora kugiterwa ahantu uvukira, igikomere ushobora kugiterwa inshuti yawe, umuvandimwe wawe, umuturanyi wawe, umubyeyi wawe se abaye ariho cyangwa se ntawe, byose havamo ibikomere. Byose havamo ibikomere. Ariko
rwose ko umuntu yakuvuze ntabwo ari igikomere njye niko mbyumva. byumvikane ko ibikomere ni byinshi ariko uburemere bwabyo ntabwo bungana. kamwe murumva umuntu utagira ababyeyi nta muryango agira igikomere cye gitandukanye n'icy'umuntu ngo bavuze ngo ni indaya ngo yakuyemo inda, urumva uburemere bwabyo ntabwo bingana. gusa umuntu akomereka ku giti cye bivuze ngo uburibwe bwa muntu niwe buzi uko ababara. ducunguza uburyo umwete nawe birashoboka ko udukurikira ushobora kuba ufite ibyawe bikomere, uraza kwandika muri comment tubwire nawe uko ubyumva. ndakugarukaho ibikomere by'abagabo n'abasore na bingana. murakoze cyane. urebye ntabwo bingana gute? abasore kuko iyo uganiriye n'abasore avuga ngo njye nifite ibikomere byanjye, umugabo ngo nanjye nifite ibyanjye, ubona bisa bitandukanira he? ahantu bitandukanira abagabo bafite ubuzima babayeho butandukanye n'ubw'abasore. bivuze ngo ibikomere bahura nabo mu buzima babayeho bwa kigabo bitandukanye n'ibikomere abasore bazahura mu buzima bwa gisore. ni ibintu bitandukanye cyane. aha turakoma urusyo n'ingasire kubera ko abadukurikiye ni ingeri nyinshi zitandukanye. ubwo niba uri umukobwa niba uri umusore nawe wiyumve muri ibyo bikomere byawe, wumve ko n'ubwo ufite ibyawe ariko n'abandi bafite ibyawe. ndagaruka kwa mushumba rero, mu gihe umuntu asanze afite igikomere yatewe n'umushumba umushumbiye yakora iki? murakoze cyane. yahunga urusengero cyangwa yagumana na mushumba? murakoze. kuko njya mbumva bavuga ko ngiye ngufite ibikomere ngo by'umushumba, icyo gihe bigenda gute? uyu muntu uvuga yuko yakomejwe n'umushumba ngira ngo yaba asenga umushumba ntabwo yaba asenga Imana. ariko usenga Imana akora inshingano zo gukiranuka gusa. umushumba uramushakaho iki? umushumba ni ukuvuga ni nayo ndirimbo yeze mu iminsi. urabaza umuntu ati kutagisenga ati nikora ibikomere byo mu nsengero atumushumba atabahanuza atabaririmbye, uwo muntu wamugiriye nawe. abantu nabo barimo bafite ibyo bikomere ariko muri make navuga ngo nibo babyiteye. kuko niba ugiye mu rusengero ugiye gukizwa, agakiza ni akawe ntabwo ari aka rusange. ahubwo wowe ufite ibyo bikomere ntabwo ukijijwe, kuko yaba ukijijwe wakurikiye Imana wamenye. yahanze Imana amaso, yahanze amaso umushumba kandi nawe ni umuntu. niyo mpamvu abantu benshi barimo kugwa muri iyi minsi bagushwe n'abahanuzi. ahanze amaso umuhanuzi ntabwo ashaka guhanga amaso Imana, kandi nawe ni umuntu. intambara Rwanda ku isi nawe niyo. uyu muhanuzi ni Imana imucishamo yego, ariko ashaka guhinduka akava muri twe agahinduka wa Satani. rero nuhanga amaso umuhanuzi, nuhanga amaso umushumba, ntabwo uzitera ibikomere byo mu rusengero, uzahinduka umupagani no mu rusengero. ahubwo icyo twakubwira ni iki? ni uko wakiranuka ku giti cyawe ukera imbuto. ntiwitwaze abahanuzi, ntiwitwaze abapasitoro, ntiwitwaze umuvugabutumwa, ntiwitwaze umukristo kwa kundi tuvuga ngo bamvuze. icyo usabwa ni iki? kiranuka wigendera. nukora neza uzemerwa. niko Imana yabwiye nde? yabwiye Gahini. yavuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza dore ibyaha byo tukaba tugere ku rugi rw'umutima wawe. urabyumva? buracya mu gitondo ababirinduye mwene wabo, mwene se Abeli abaramwishe. yarakoze neza se? abakristo rero benshi baritera ibikomere bakitwaza abashumba, baritera ibikomere bakitwaza abapasitoro, baritera ibikomere bakitwaza abo basengana, baritera ibikomere bakitwaza abahanuzi, baritera ibikomere. uyu muhanuzi ni umuntu nkawe. uyu mupasiteri ni umuntu nkawe. uyu mupasiteri akeneye ijuru nkuko nawe ukeneye. uyu muhanuzi akeneye ijuru nkuko nawe ukeneye. ni byiza ko dufite abashumba batubwiriza, kuko none ngo inzuki idafite umutware zitwa impehe, ntabwo zaba ari inzuki zidafite umwami. Yesu nashimwe cyane. hanyuma rero wowe genda ukiranuke, wera imbuto zisabwa abakiranutsi cyangwa se abakristo, hanyuma uhamye umuntu aramushakaho iki. turi kuri topic ivuga ngo mbese ibikomere bibaho, ese ibikomere biza gute, biva he, bituruka he? ndakugarukaho mwene data. benshi bajya bitiranya ibintu. buriya abantu benshi iyo babonye nk'umuntu ari mu bibazo, mu bigeragezo, bakunda kumuhirikiraho gusa ngo buriya ngo ni ingaruka ngo z'ibyaha. wemeranya n'abavuga yuko ibibazo umuntu arimo biterwa n'ibyaha? murakoze. ntabwo mbyemeranya. cyangwa se ibikomere umuntu yaba afite, uremera ko ari ibyaha byinshi yaba akora bibitera? ibikomere ufite mu mutima wawe, ibikomere kuko na Yobu, ba Zofari n'abandi barara, ibikomere byose birashira. cyangwa umuntu yiga kubana nabyo? hari ibyo kubana nabyo.
kugira ngo n'udukurikiye aze kumva bwa se igihe nahereye nsenga mushiki wanjye mbwiye ko gusenga ngo bimaraho ngo byava ese ko hari undi noneho usenze imyaka myinshi kandi n'undi ukaba utarashize rwose hari ibyo ugomba kubana nabyo kugeza igihe Kristo azazira nidushaka dusoma ijambo ry'Imana tubone ko bivugaho Abakorinto ba kabiri ibice byaho ni 4:16 kujya ku 18 nakadusoma mu izina rya Yesu nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye 17 ndabona telefone nayo nkaze byayirabizanye yego kuko kubabazwa kwacu inyigisho dusome dore kuri 16 icyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye amen abantu tujya twubaka iby'inyuma ariko imbere tuhubaka yego komeza kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya gatoya cyane kwiyongera kuturemerera kuturemerera ubwiza bw'Uwiteka byose kuturemera ubwiza bw'Iteka ryose bukomeye natwe ntabwo tureba kubiboneka ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka n'iby'igihe gitoya naho ibitaboneka bikaba iby'Iteka ryose amina isaba umugisha mwinshi rero biravuze ngo kubazwa kwanya gatoya nk'igihwayihwayi cy'akanya gatoya hari ibikomere dushobora gukira cyane cyane muri abantu bakunda kugira ibikomere ku butunzi ku mubiri hanyuma mukagira ubukomere ku bisebe igisebe kikagufata akaba ari igikomere ariko ibyo byose tubifata nk'akanya gatoya kuko ejo cyangwa ejo bundi umwaka utaha cyangwa itaha dushobora kuremerwa ubundi buzima rero ahubwo dukwiye gufata bino bikomere tukabiterura arega ituri muri Kristo Yesu dukwiye kumwereka ibyacu byose niyo mpamvu mushiki wacu akubwiye ataragera mu rusengero yari afite igikomere ariko ageze mu rusengero akira cya gikomere cyarakiza cyo gikomere burundu ubu ushaka gusanga hasengera hari abandi bavuga ngo twarakomerekeye ariko byatewe n'iki n'imyitwarire yabo uyu yagiye ashaka agakiza cyangwa ashaka kugira ngo akire cya gikomere hanyuma agize amugisha asengera ahantu akira cya gikomere hari abandi rero bareba bakavuga ati nanjye narakomerekeye ariko biravuze ngo ni akanya gatoya k'igihwayihwayi kuko umuntu wacu w'inyuma arasaza ariko uw'imbere ashobora kugenda abyibuha aba mwiza rero ibikomere bishobora kuvaho bikarangira hari n'ibikomere bizaba Kristo agarutse bidashobora kurangira yego umuntu akiga kubana yego nk'ubupfubyi ubwararaye ntabwo azakomeza kwitwa ko nta papa afite icyo nuko Imana iramwomoye ariko azabana nacyo paka ariko nanone hari ijambo rivuga ngo ninjye se w'imfubyi kandi ndi umugabo w'iki w'abapfakazi niryo ryamwomoye murakoze cyane hari ibikomere bizashira banyeye kumenya no kurangira dusoza kuri uriya dukurikiye ashobora kubaza ati se ibyanjye n'injubizi bari ibyo bavuga ntibabizi ko hari ufite igikomere cyo kuba yarahoranye umugabo ntawe undi yahoranye ababyeyi ntawe cyangwa nawe yigeze hari ufite noneho urugo muzengereje ndavuga kububatse avuga ati iyo mbimenya ko ari ukuzubakwa hari undi noneho uvuga ati mana kuki igihe wanyimye urugo basi reka nkarugeramo abo bose buri wese akubwira ibye n'undi akubwira ibye hari uvuga ati igihe naracuruzaga ndahomba undi akavuga ati igihe nari mfite inshuti bari impemukira n'indogesha n'inkorera amabi buri wese afite ibye reka dusoze dutanga inama kuri buri muntu wese tutitaye ku bwoko bw'igikomere afite ubaye ufite igikomere gikira kigashira cyangwa se icyo wakwiga kubana nacyo ni gute umuntu yabona noneho imbaraga zo kubana n'ibikomere bidakira kadusoze mushumba ari we tushaka yego murakoze cyane umuntu yakora iki ni umuntu yakora iki kugira ngo abane n'ibikomere bidakira cyangwa uko twabonye ko nabyo bihari yego ikintu cya mbere ni kwiyegura Yesu ni kimwe ukagendera mu nzira zitunganye ntiwirengagiza abantu ariko none abantu bakiriho cyane ko Yesu mwakira ikintu cya mbere aguha amahoro ni amahoro mu mutima no kwihangana bibasha gukansoringa bya bibazo ukabana nabyo ariko ntubyumve uburibwe bwabyo ntabwo urugero gatoya iyo umuntu arwaye
bagiye nko kumubaga ku ivi hari akantu kitwa ikinya iyo baguteye ikinya bakubaga gutumva ntabwo uribwa rero nawe bya bikomere ufite iyo bihaye Yesu akaguha amahoro nawe bisobanura ngo bwa buribwe hajemo amahoro ayo twagiranya nk'ikinya hanyuma mu gutwara ya mahoro ugahora unezerewe wamara kunezerwa Paulo nawe ijambo ryiza aravuga ngo byarindamo yanjye byambereye nk'igihombo kubwo gukunda Kristo yaranezerewe cyane ngo ndetse niyo ntekereje ibintu ngo bifata nk'aho ari amasi kandi bimubabaza biracyahari ariko amahoro ayafite ariko afite amahoro ntatuma yumva uburibwe bwa ntabwo byo bimureba Stefano ngo bamuteye amabuye akajya yumva ahubwo ngo arimo ajya mu ubwiza bw'Imana ijuru aho kumva uburibwe bw'amabuye akavuga ati n'abandi abo urukinguza abandi ntibabyumve kuko ari abanyamubiri bamukoca irindi ati nyamara mbonye intebe yayo niho byite bamukubise irindi ati mbonye n'umwana wayo bamukubise irindi ati mbonye n'uyicaye iburyo ahubwo rero ngibi rero amahoro Yesu atanga atwikira bya bikomere byose ufite uyu mugoroba kuri dukurikiye cyangwa naturaha dusoza tuvuga ko nta muti nta rukingo ku zindi ndwara ariko ibikomere byo urukingo rwabonetse niko mbyumva ni ikintu cyitwa kwakira Kristo akaguha amahoro yabonetse wabasha kubana n'indwara zikira cyangwa se ibikomere bikira cyangwa bidakira bivuze ngo twegere Yesu aduha amahoro nicyo kinini nirwo rushinge byabasha gukura ibikomere ari ibikira cyangwa ari ibidakira wakoze kudukurikira Imana igumugisha dusubire ubutaha reka tubasengera Imana data mu izina rya Yesu turagushimiye ku imbaraga zawe n'ubutware bwawe mwami Yesu dukuretse abantu bose bazakurikira mwami iri jambo ryawe ry'ibikomere kugira ngo nabo bazakire ibikomere byabo mu izina rya Yesu nkuko wakijije mushiki wacu nkuko natwe dukijije byo dukijije kugira ngo kandi ubahe gukwakira batarakumenya bamenye ko ari ubuhungiro wenyine Yesu Kristo nta handi ubuhungiro buri kuri iyi si nta handi ubuhungiro buri yaba bakomeye yaba boroheje isi yose buza amahoro ariko Yesu wowe utanga amahoro kandi ukabasha gukiza bya bikomere ukabasha kuza ugatanga imbaraga zo gutambuka mu bikomere turagushimira ko n'abagiye kudukurikira bazakira ibikomere byabo mu izina rya Yesu Kristo amen.